ni yaho uri uyu munsi. Tugomba gusobanukirwa. Abenshi turabyuka tukarya tukanywa tugashaka tukabyara tugakora akazi tugataha tukongera tukabisubiramo, ariko nta na rimwe twigera dutekereza impamvu spirituelle, impamvu ikomeye itumye turiho uyu munsi. Urabitekereza nshuti yanjye impamvu uri? Uratekereza impamvu urebye abana mwiganye guhera muri primaire ukageza uyu munsi, ukareba benshi baragiye, wowe urahari? Uratekereza impamvu uhari uyu munsi? Yesu ashimwe cyane. Hari abo muvindimwe, hari abagiye bakiri abana, hari abagiye ari abasore, hari abagiye ari inkumi, hari abagiye bamaze gukura, ariko wewe uriho uyu munsi. Impamvu ni yaho uriho uyu munsi. Ushobora kwibwira ngo uriho kugira ngo ubyare, kugira ngo urye, kugira ngo winezeze, kugira ngo ushimishe umubiri wawe. Uyu mubiri nta gaciro ufite. Uyu mubiri ubaho igihe gito cyane, ariko muri wewe harimo ikintu Imana yashizemo, yahumekeye muri wewe, kigomba kugira ubugingo buhoraho, ntabwo gipfa. Impamvu ni yaho uriho uyu munsi. Mbese uri kubaho muri gahunda y'Imana? Uri kubaho nk'uko Imana ishaka kubaho? Umuntu wese wazenje ngaha mu isi, he's unique, kandi afite unique purpose to fulfill hano mu isi. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko mureba ibinyabuzima, mukareba intare ifite ibyo igomba gukora, ifite n'ibyo igomba kurya, n'agashishi gafite icyo kamaze, igiti mu ishyamba gifite icyo kimaze. Nta na kimwe Imana yaremye ngo akiringwe kiremere uko nguko ntacyo kimaze. Yesu ashimwe cyane. You are unique. Ariko ikiruta ibyo byose, wewe ntabwo uri flesh gusa, you are a spiritual being. Uri umwuka, ufite roho ituye mu mubiri. Umenye ko uri umwuka. Yesu ashimwe cyane. Buriya iyo umuntu apfuye, umubiri usigara ahangaho, ariko umwuka ntabwo upfa, urasohoka. When the spirit goes out, the body dies. Tubayeho kubw'umwuka uturimo. Yesu ashimwe cyane. Mbese uzi gahunda y'Imana kuri wowe mu buzima busanzwe? Igihe cyose uzaba uri gukora muri gahunda y'Imana, ibyawe bizagenda neza. Nubwo wahura n'ibibazo uzabisohokamo amahoro, kubera uri gukora ibiri muri gahunda y'Imana. Mbese ibyo uri gukora hari icyo Imana yabivuzeho? Ibyo uri gushaka gukora warabajije Imana icyo bivugaho? Igihe cyose uzaba uri gukora ibyo Imana ishaka gukora, ibyawe bizagenda neza. Mbese uzi gahunda y'Imana kuri wowe mu buzima busanzwe? Ikibazo duhura n'abantu ngaha mu isi nk'abana b'abantu, we copy and paste. Ureba umuntu runaka ngo uriya ari gukora business, reka nje gukora business, kandi Imana ntabwo yakuremeye gukora business. Yesu ashimwe. Ukareba uriya muntu ngo ni umucamanza, nanjye ngomba gukora ibishoboka byose mbu umucamanza. Uzagenda ukora ibyo bintu bikunanire, kubera iki? Ntabwo ari gahunda y'Imana kuri wowe. Niyo mpamvu Yesu yatubwiye ngo dusenga duvuge ngo your will be done. Ibyo ushaka bari byo bikoreka. Yesu ashimwe. Mbese uri gushaka ibyo Imana ishaka cyangwa uri gushaka ibyo ushaka? Niba uri gushaka ibyo Imana ishaka, nkubwije ukuri uzaba successful. Mbese Imana uyu munsi yabasha kuvuga ko uri successful?
umukozi w'Imana muri Bibiliya witwa Salomo. Salomo yari umuntu w'Imana, yari umuhungu w'umwami Dawidi, ndetse yasabye ibintu Imana ati Imana ndakwingiza umpa ubwenge. Imana imuha ubwenge, ndetse iti ko wasabye neza ugasaba ubwenge, reka ndetse nguhe n'ibyo utasabye nguhaye n'ubutunzi. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko urebye nyuma Salomo yagiye kuzana abagore b'Abanyegiputa, ngo yari afite abagore barenga 1000, azana abagore baramushuka, aja gufukamira izindi mana atari Imana ya Isirayeli, arangiza nabi. Umwami Shishaki wa Misiri atera Yerusalemu ngo asahura umutungo wo mu ngoro y'Uhoraho n'uwo mu ngoro ya cyami, ngo abijyana byose, ngo hamwe n'ingabo zose z'izahabu Salomo yari yaracurishije. Uri hano ku isi usobanukirwa icyakuzanye ahangaha mu isi. That I may know you, O Lord. Kugira ngo ubashe kumenya Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu yarasenze ngo Mwana, ngo ndasaba bakumenye. To know God. Uri ngaho kugira umenye Imana, wegere Imana, use n'Imana, ukora ibyo Imana ishaka gukora. Iyo niyo gahunda yawe yakuzanye ahangaha mu isi. Kugira ngo nurangiza gahunda yawe uzahabwa ubugingo buhoraho. Mbese uzi gahunda y'Imana kuri wowe mu buzima busanzwe?